Banyarwandakazi namwe inshuti zaraditahuka ubu ndi mu mujyi wa Oxford aho Perezida Paul Kagame yaje kwakira igikombe. Abanyarwanda, abakongomani, abatanzania, bakunzi b'amahoro bakaba bose bari hano, ariko ubutumwa bw'uyu munsi ni ukwibaza uti Perezida Paul Kagame arashaka iki hano kuri University ya Oxford. Nkurikije rero urugendo rwa Perezida Paul Kagame yaje kwakira umudari cyangwa igikombe yagenewe na societe iri muri icyo nakwita departement ya business kuri University ya Oxford. Iyo societe yageneye Perezida Paul Kagame uwo mudari cyangwa igikombe ni societe nto cyane y'abanyeshuri, ahubwo twibaza tuti umukuru w'igihugu utanga ibya mirenge ku rugendo rumwe gusa aza kwakira igikombe kidafite valeri agera ku 2,000 by'amapaundi. Ni igikorwa ngira ngo musobanukirwe. Mbabwiye rero uru rugendo rwa Perezida Paul Kagame rutamugendekeye neza, aho imyigaragambyo igenda magingo aya, aho abakongomani n'abanyarwanda bakomeje kwigaragambya. Interuro ni imwe: Kagame is a criminal. Kagame must be brought to justice. Kagame should face all the crime against humanity that he commits to Rwandans, notably to the Congolese. Ubwo ni ubutumwa bwanditse ku byapa, ni ubutumwa burimo kuvugwa n'abanyarwanda, n'abarundi, n'abakongomani ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Ikindi ngira ngo mbwire abanyarwanda bateze amatwi raditahuka muri kano kanya, ni igikorwa cy'uko guhagurukira Perezida Paul Kagame hano mu bihugu by'Uburaya tukagaragaza isura ye, tukagaragaza ubwo butabera akanisha mu gihugu cy'u Rwanda n'iryo terambere avuga abanyarwanda batagiramo uruhare. None se abanyarwandakazi, reka mbabaze ibibazo biri. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uca mu cyanzu nako bahise indake, winjiye yunamye aho yatewe amase, amagi, umucanga, aho Kagame yanyuze bamuvugiriza amafirimbi n'induru, akunama muri ako karyango abenshi bavuga ngo kameze nka toilette, yinjiramo agiye kwakira icyo gikombe kidafite na valeri y'amapaundi 2,000. None se munyarwandakazi, icyo gikombe nagitahana akagiza mu gihugu cy'u Rwanda azakibamurikira ageze i Kigali, nagera i Kanombe azababwira ati ubutumwa mwantumyemo ndabushoje, dore igikombe wampaye? Ese azababwiza ukuri uburyo icyo gikombe yakibonewemo? Azababwira amagi yatewe, amase y'amashevare? Azababwira amafu y'ubugari yatewe muri uyu mujyi wa London? Iki gikorwa rero navuga ko cya Kagame Day kirasebya u Rwanda n'umunyarwanda wifuza kuko abanyarwanda bavugisha ukuri. Reka tuvuge ku bindi bikorwa biza gukurikiraho, aho haza ku gikorwa cya Rwanda Day, ariko nge nita Kagame Day kuko igikorwa kirimo ubwiru. Ambasaderi w'u Rwanda hano mu Bwongereza kugeza magingo aya akaba adashobora kubwira abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda aho icyo gikorwa kiri bubere. Kuki bakora ibikorwa byo mu bwiru bakabyitirira abanyarwanda? Kuki bakora ibikorwa mu bwihisho? Kuki bafite ubwoba ko babivuze abadashima ubutegetsi bwa Kigali baza bakagaragaza agahinda kabo? Iyo demokarasi tunenga mu gihugu cy'u Rwanda, iyo demokarasi yamuze mu bana b'u Rwanda, kuki bashaka kuza kwigaragariza mu mahanga babahaye urushya abanyarwanda bakavuga uko babitekereza? Ndakeka rero ko amateka azadufasha kumenya Kagame uwo ari we. Amateka azatubwira niba Kagame yaratuwe neza cyangwa atuwe nabi, ariko ngewe mu butumwa bwawe bw'uyu munsi, Kagame ntabwo yakiriwe neza. Nta mutegetsi n'umwe mbona waje kumwakira, nta mukuru w'iki gihugu nabonye ahangaha, habe n'uyoboye uyu mujyi wa London cyangwa wa Oxford, aho Perezida Paul Kagame arimo kwakira ibi bikombe. Ibikombe Perezida Paul Kagame amaze kwakira byaba bimariye iki abanyarwanda? Icyo ni ikibazo n'ihurizo numva ko mwakwibaza, mukibaza akamaro k'ibikombe. Ibikombe acyura mu Rwanda yaba bimanika mu nzu ndangagaciro y'u Rwanda cyangwa bimanika mu nzu ye nk'uko yabihawe mu izina rye? Ese abitwa ko bamushyigikiye ariko mvuga ko ari nkoma amashyi, bo baba bumva ko Kagame ibikombe acyura mu Rwanda nk'ikipe y'umupira w'amaguru hano ya Manchester United bimaze kugwira, byaba bifitiye iki abanyarwanda? Icyo kibazo ndakibabaza, ni ikibazo kiremereye kugisubiza, ariko nyega ko umunyarwanda yagombye guhaguruka akagakomeza kuba igikuri, umunyarwanda akaga kuba ikiragi, akabaza agasubizwa, maze igisubizo kikabera miliyoni 10 z'abanyarwanda. Aba mbashimiye mbabwira nti turakomeza kurikira ibikorwa hano mu mujyi wa London ndetse no kuri Oxford University, aho mu mwanya ukurikira turagana i London mu gikorwa cya Kagame Day, naho aho abanyarwanda n'abakongomani barimo mugaragarize umujinya ndetse n'agahinda akomeje gutera Afurika y'ibiyaga bigari. Aba mbashimiye.